Shalom, ni umunsi wa kane w'icyumweru kandi imbaraga z'Imana zigaragare muri wowe. Niyo ntego y'iki cyumweru. Ni umunsi wa 89 w'umwaka, ku itariki ya 30 ukwezi kwa gatatu 2023. Intambwe nshya Imana irayiguteje. Ukomere kuko ibyo byakunaniye kuri njye byose birashoboka. Akira ijambo ry'ihumure. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 26. Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Mwene data, ako gahinda ufite nta muntu wakakumara, ariko ku Mana byose birashoboka. Uwo mubabaro wawe ku Mana byose birashoboka. Ubukene urimo ku Mana byose birashoboka, wabuvamo. Ubushomeri umazemo imyaka ku Mana byose birashoboka, wabuvamo. Uburwayi bwose waba ufite ku Mana birashoboka, wakira. Ntabwo ikibazo icyo ari cyo cyose urimo ntabwo ari cyo kukwica. Ndagira ngo wihumurize mu mutima, kuko umwuka wera guhaye ubwo bushobozi. Imbaraga z'Imana ziri kugukoreramo zituma ubasha guhamya. Uhindukire ubwire icyo kibazo, ukibwire ngo mu mubiri no mu bishoboka by'amahame y'isi, ibibazo mfite, uvuge ngo ntabwo isubizo mbona, ariko ku Mana bwira icyo kibazo, bwira ubwo bukode, bwira iryo deni, bwira iyo nzara, bwira ubwo bushomeri, bwira uko kwambara ubusha, bwira uko kwangwa, bwira uko kurogwa, bwira uko gutereranwa, bwira uko kuvugwa nabi, bwira icyo gisebo, bwira urwo rubwa, urubwire ngo ku Mana byose birashoboka. Mana, urakoze kubw'imirimo yawe, urakoze kukugira neza, urakoze ko wongeye kwiyerekana. Reka mwene data abone ko kuri wewe bigishoboka. Muhumurize umutima mu izina rya Yesu Kristo.